Misiri umukino warangiye wari umukino utoroshye ufungura umwaka wa 2025 ibitego bibiri ku busa mwana atakaje kapiteni wanyu mbere na mbere dutangire umwaka mushya muhira wa 2025 ku nsinzi ikomeye cyane. Yego umwaka mushya muhire ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Ndabasaba imbabazi kubera ko mu minsi mikuru ntago nigeze mbaho ibyo nabamenyereje. Nari maze iminsi ntuje nagombaga kwegera umuryango wari unkeneye. Ndabasaba imbabazi rero ko kuva kuri match Rayon Sport yaherukaga gukina ya AS Kigali kuzukageza mu ntangiriro z'uyu mwaka kugeza kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere twongeye guhurira. Ndasaba imbabazi abakunzi b'umupira w'amaguru kubera ko bari bamaze iminsi batari kumva. Hari abantu bagiye banyandikira bakambwira ko barwaye kubera kutambona. Hari famille zitongeye kwishima byishimo bikabura. Ndabasaba imbabazi rero banasabira Imana imbabazi kubera ko impano Imana yamaye ntabwo nebyaje umusaruro ko bikuye muri iyi minsi mikuru. None se umwaka uwinjiyemo neza utsinda ikipe ya Polisi. Tugaruka ku mukino mbere yaho ntabwo wari ufite. Oya ntabwo iyi match ya Polisi abantu bamaze kubimenyera. Polisi twakinnye match ya Gishiti ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2024 hagara abantu benshi babona bibuka amatariki yose gutyo. Iyo match Rayon Sport Polisi yibanje igitego cya Peter Agbebo. Yego Rayon Sport icyo gitego yarakishyuye gitsinzwe na Aziz Baba. Uwo mukino Rayon Sport ku munota 57 yabonye penalty. Ishimwe Fiston arayirusha ayikubita umutambiko w'ipoto. Iyo match Rayon Sport yabonyemo occasion nyinshi zirenga 3. Hari imitwe ibiri ya Fornganye, hari kufra nziza Adama Bagayogo yateye umupira ufata igiti kizamu. Ibyo bihe byose rero Rayon Sport icyo gihe akinaga ituzi ifite abakinnyi byo muri equipe nationale. Icyo gihe Axe Central equipe ya Rayon Sport ntago yari yuzuye nayo. Axe Central equipe ya Rayon Sport yari irimo Yusudi yanyari gukirana na Kabange. Yari Axe nziza ariko ntago yari yuzuye kuko nago ariyo Axe ya mbere equipe ya Rayon Sport. Ibyo byaduhaga ishusho rero yuko ko Polisi nemera ko ari imwe mu makipe akomeye muri ari kuri ubutaka bw'u Rwanda. Nyuma y'ikipe ya Rayon Sport burya kurikiraho Polisi. Urebye kuri squad ukareba umuzamu hamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Burundi, ukareba abadefenseri beza, mu defenseri nka Christian mwiza, Karuno ni sawa, urebye Samuel nawe ni mwiza nubwo atakinnye uyu munsi, hanyuma ugashyiraho mediane yayo ukareba mu mediateur nka Abedi uriya ni world class player, ni umukinnyi mwiza wo kuri level hejuru kuko na Rayon Sport yaramwifuje. Ni ikipe ya kabiri mu Rwanda kandi iri ku mwanya wa 4. Iri ku mwanya wa 4. Hari igihe ibihe bitakubera byiza. Dukora interview turi kwitegura match ya Gasogi, hari ibyo wambazaga nanjye uko Rayon Sport yari maze kunganya match ebyiri. Ntabwo nari bugusobanurire ko Rayon Sport ikomeye ngo byumve. Kubera ko Rayon Sport yari miranganya match ebyiri. Hari igihe bitaba ari byiza rero. Gukina match rero nk'ingi na Polisi ntabwo babyari biduteye, ariko none twayifataga nk'imyitozo myiza kubera ko narabikubwiye ko turi mu nzira. Rayon Sport iri mu rugendo ruri gutegura amarushanwa mpuzamahanga. Ni nayo mpamvu rero ndimo ndagutumira. Journée ya 15 ngeze kure speech ndimo ndandikira amakipe mpuzamahanga. Sinzaba mvuga ikinyarwanda, uzitegure kumbaza mu ndimi mpuzamahanga. Nzaba ndimo ndaganira na Al Ahly, nzaba ndimo ndaganira na Esperance de Tunis, nzaba ndimo ndaganira na Mamelodi Sundowns. Buri kipe yose muri izi 10 zikomeza ku mugabane wa Afrika zidahera muri preliminary rounds muri imikino mpuzamahanga, buri yose abigene ubutumwa bwayo bitewe n'igihugu ivamo. Abavuga igifaransa nzababwira mu gifaransa, abavuga icyongereza nzababwira mu cyongereza, abavuga igiswahili nzababwira mu giswahili. Iyo message namaze kwitegura. Impamvu ndi kubikora ni iyihe? Aya marushanwa mpuzamahanga narabyumvishe ko ngo hari ukuntu ngo bajya bashyiramo ngo agashyushye n'agakonje. Akariyo niko bagashyushye bazagataruke. Iyi stade yingiyi mwapere no kuri ubutaka bw'u Rwanda ikipe yose yamanuka hano. Ibiri ya Liverpool uri murabona itsinda abantu. Ibe Arsenal yingiyi ubona irimo iratarataza kuri match ya Brighton. Ibe Barcelona yindi iri mu bihe byayo, ibe Real Madrid iri bifite abakinnyi 10 gatsinda. Imanutse ku butaka bw'u Rwanda hano. Aho nta muntu ujya uhava. Nta muntu n'umujyi uhava. Niyo mpamvu rero match ya Polisi kuyimbwira byari bimeze nko kwiborosa ugashyukanyuza amazi mu kanwa bikarangira birangiye. Ariko bivuze ngo ni ukiborosa ukarangiza amazi uyacira ku ruhande. Ushingira ku kirike abantu benshi banavuga ushingira ku kivuga yuko Rayon Sport izajya mu biganiro n'andi makipe y'Rwanda muri za CAF Champions League kandi n'icyo gikombe itaragitwara n'ubwiyoboye. Ubwo umuntu yavuga ko ari ukwikina muri ya mvugo y'iki gihe. Oya icyo gikombe uri kuvuga rega n'ingiki ndanagifite. Amaye turi kuri journée ya 14. Turi kuri journée ya 14. Journée ya 14 Rayon Sport imaze gukina nyine iyo mikino 14. Itsinze imikino 10 inganyije imikino 3. Nta kipe irayitsinda kuri ubutaka bw'u Rwanda. Icyo bivuze icyo gikombe cya champion uri murambwira ngiki twatangiye kukigendana. Uyu niwe mukino wa 12 Rayon Sport izajya bifite muri vestiaire yayo. Iki gikombe kizajya kigendanwa
aho Rayon Sport igiye gukina hose ndakumenyesha ko kuri match ya Mukura urakibonayo journée ya 16 ikipe ya Rayon Sport iki gikombe iraza kuba igifite journée ya 18 iki gikombe kiraza kuba gihari ibi ndimo ndakumbuza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ukuntu bizaba bimeze kuri journée ya 28 tuzatwara champion habura journée ya 28 ukuntu bizaba bimeze rero Rayon Sport igikombe izabe giteruye mu ntoki gutya hasigaye imihango yo kukiyishyikiriza bana Premier League yarabibonaga journée ya nyuma Rayon Sport izakinira ku butaka bwa Kigali izakirira mu kuba n'ubundi yarabirebaga ni ibintu byari bihari niyo mpamvu rero iki gikombe cya shampiyona cyo cy'iyi sezo ngira ngo uri kureba match kuri match birimo biradutindira uri kureba match kuri match buryo Rayon Sport irimo irakina buryo iri gukurira mu marushanwa ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko Rayon Sport iri mu rugendo rwo gushaka igikombe cya shampiyona. Iyo mutsinze umukino navuga ngo ufungura umwaka wa 2025 mu gatsinda bisobanura iki kuri Rayon Sport? Icyo bisobanuye nuko 2025 ifite imihigo yayo dufite ibyo duteganyamo 2025 niba tuzatwara igikombe cya shampiyona niyo mwaka tuzagishyikiriza ntabwo twagombaga gutangiza umwaka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport batishima kandi ari umwaka bagomba kwishima. Iyi 2025 ni umwaka w'abareba kuri kalendari nimushake mujye muvuga ngo ubu turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere Rayon turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere Rayon ko 2025 ni Rayon. Ariko aho nyenja kugarukaho polisi y'ubutumwa polisi yaje ifite gahunda yuko ishobora kurenza amanota ikaba ku mwanya wa 4 ikaba yakigira imbere ariko birangiye muyitinza mutanafite kapiteni wanyu Muhire Kevin tangaza kuri polisi. Mbere ko ngira icyo nyitangariza ndakumenyesha ko Muhire Kevin atavunitse kubera ko yaragiye kuruhuka uriya ni igice cy'umuntu n'ikindi gice cy'icuma nusu mutu nusu cuma mugiye managerageje kumutera urushinge rwavunitse ibice byarwo biri hari ibice byabyo by'urwo rushinge biri hari mugemana yabonye umuntu arimo arakora ku ivi ati nka gutera urushinge rero kugabanyiriza uburibwe Hireke baramubwira ati ntera nta kibazo yagiye kuri umutera mu itako urwo rushinge rwashwanyutse urushinge rwashwanyutse ni igice cy'umuntu igice cy'icyuma n'umuntu uri gutekereza ko Muhireke ngo azamara igihe kinini ngo abana ngo turamukize none oya Muhireke barahari na match ya Mukura n'utungurwa uri kubona ari kwishyushya n'abandi ntajya avunika kiriya ni igice cy'umuntu n'igice cy'icyuma. Van Damme yatangaje ngo umunsi aratanga isomo kuri Rayon Sport. Ibintu byo gutangaza ni iby'abantu bake muri iki gihugu n'umuntu uzajya ubyipima ujye umubwira uti hafi gusaga sambi ka buri muntu ibintu bira bintu byo gutanga jye ubabwira uti ibyo bintu murimo byo gutangaza hafi babivemo bihunga agenda ibi bintu byo gutangaza bizakura abantu hamwe ku mugati. Hanyuma rero kuri polisi ubutumwa bwa mbere ni ikipe nziza nabibabwiye ni ikipe nziza nk'uko nanabitangiriyeho iri mu makipe ngewe Rayon Sport itari muri shampiyona abaye shampiyona y'amakipe 15 Rayon Sport itarimo nta mahirwe polisi gutwara igikombe cya shampiyona. Ugashingira kuki ikipe ndakubwiza ukuri ikipe ya Rayon Sport itari muri shampiyona agasigara amakipe 15 agiye gukina shampiyona polisi yatwara igikombe cya shampiyona. Polisi impamvu itatwara igikombe cya shampiyona nuko ari Rayon Sport ubwo rero birasobanura ko ikomeye ariko igikombe yagitwara APR koko polisi irakomeye kandi APR imbere match yabahuje hano byagenze bite baranganyije inota ya nyuma byagenze bite se reka wenda twikomereze wenda ntabwo byibuka ariko ndakumenyesha ko iri mu makipe akomeye nibakomeze bakoresha imbaraga nyinshi polisi komeza ushyiremo imbaraga ni byiza cyane polisi ishyiramo imbaraga ni byiza ariko kuzishyiramo kuri Rayon nta muntu usunikana n'Imana ariko ko batangaje mu Kinyarwanda baca umugani mwiza uvuga ngo usunikana n'Imana nta tunara iyo ugiye gusunikana n'Imana nta gutunara kuko urakubitwa n'ubundi Imana se urayisunika utese. Ariko wasiri ko ufite indimi ebyiri waratangaje uvuga ngo polisi aho kugira ngo itabire imikino mpuzamahanga nivemo na APR zivemo zihagararirwa na Rayon none akakanyisi komeye oya nyine kuri iyo level y'iyo mikino kuri iyo level nyine y'ibintu binini ntago iragera niyo mpamvu ndi kwibwira ngo ishyiremo imbaraga kuko ikeneye abantu duhangana bafite agatege. Polisi rero niyo kipe yabibasha niyo kipe iri muri shampiyona ikomeye tera baro wamubonye umuntu witwa Bed cenga cyane ariko ntacyo byari bimaze imbere. Hanyuma muri 2025 wasiragiye kuba hari umuntu umeze uti tangirire ku butumwa bwa benshi bavuga ngo wasiri naho abantu ubutumwa bwa 2025 abantu bazagera mu mwaka wose. Icyambere ahantu hose muzajya mumbona nzajya ngendana igikombe ntabwo nkubeshya ahantu hose nzajya njya ndajya ngendana igikombe muri restaurant
muri resitora ahantu hose murabona ko hanafukuye nishaka nuzajya nkweramo icyayi nzajya nkweramo amazi ibintu byose iki gikombe murabona ko ndani harafukuye iki ni igikombe nzajya ngenda zamukizamura bizamure bitoza no kukimanika reka n'umuriro ibintu n'umuriro uzajya nkweramo na kasiko ni ibintu byose 2025 iki gikombe ndajya nkigenda iki ni igikombe cyanjye iki ni igikombe ngenewe iki ni igikombe ndi kwitoza kujya nterura niyo mpamvu rero 2025 aho uzajya umbona hose nzajya ndangwa no guseka ngiye kujyamo afite ibitwenge byinshi nisekera gusa kabiri nzajyamo mfite iki gikombe nibyo bintu byonyine bizandanga 2025 umutima mwiza cyane niduhura nifitiye amafaranga mpite nyaguha nk'ubu ngubu wanambwira nimero yo nkabanza nkaguha n'amafaranga banze nguhe n'amafaranga kandi ubu ndanezerewe cyane ubu ngubu ibyishimo mfite reka banze nguhe n'akanyenyeri kugira ngo umugoroba uze kugenda neza ubu ndi gutangira umwaka kuba duhuye uri kumbaza ibibazo ngomba no yego komeza nta kibazo yego 9 yego 053 banze nguhe aya ngandebe kwava oya ni make ari amafaranga kizo ni make witwa Eric Munyantore ayo mafaranga nguhaye connection ndabona zigenda nabi 0 indi ntiraza ndabona yishobora gutinda ariko tugomba gusangira n'ubuna narona ko ibyishimo ni byinshi ndanezerewe cyane hanyuma kuri uyu wa gatandatu muzabona ikipe yitwa Mukura Victory Sport baravuze ngo ni derby y'amakipe asheshe akangu ariko Mukura yifuza gukubita ikipe ya Rayon Sport cyane bakabibutsa bya bihe bya William Opoku Mensah bakabibutsa bya bihe bikomeye cyane uzakina amahirwe menshi udafite muhirekeze ndetse n'umukinnyi wawe ukomeye wamaze kubona amakarita 3 ubwo ndabona Bugingo Hakim ntabwo azaba ari mu kibuga Mukura ntabwo azakubitira ihuye oya iyi shampiyona nabikubwiye ubutaka bwo mu Rwanda nabigusobanuriye nkubwira ko ibiriya Barca irimo Xavi, Iniesta, ba Fabregas, Messi, irimo Luis Suarez ugenda turi ku butaka bw'u Rwanda hano mu Rwanda ntabwo yankoraho ibiriya Real Madrid ibiri murabona Carlo Ancelotti ibe Arsenal ibe zira kipe zose nani yankoraho niyo mpamvu rero ndi gutanga ubutumwa bw'ikuki hari ikipe nabonye yazamukanye bisi 8 zirimo ebyiri eshatu zitari zabo babatije kugira ngo bakore video abantu bari barimo hari bisi eshatenye zitari zirimo abantu enye ni zonyine tugiye kwigisha isomo abantu iyo turimo turavuga ikipe ifite abakunzi benshi Rayon Sport iramanuka na bisi nta bisi nimwe iri busigara i Kigali bisi zo ziramanuka abanyakigali abanyagitarama ubwo ndi kuvuga abantu b'imuhanga abantu b'Inyanza abantu bo mu Ruhango n'abihuye ubwabo harabihuye bazahagurukira i Kigali hari abantu bazabihuye baze guhagurukira i Kigali tugiye gukora cortege imodoka ya mbere izagera ihuye iyanyuma ikiri i Kigali uwo ni umurongo w'imodoka gusa yamaye tugiye kumanukana imodoka nyinshi tugiye ngo muri ipima abacuruzi bihuye uwabagaga ihene imwe nabaga amahene 50 umuntu wari ufite restaurant agateka ibiro 10 by'umuceri nateka ibiri 100 ariko Mukura ni abareyo ndi kubanza kuvuga kuri entourage y'ibizaba inyuma ntago ndagira kuri match umucuruzi wese supermarché amarestaurant tubari aho abantu baryama hazashira mbere y'amasaha 72 ibyo kurya abacuruzi nibagende barangure nutaranguraga genda urangure abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baramanuka ari benshi tugiye gutanga isomo hari amakipe ajya yipima hari amakipe afite abafana muri data n'amakipe afite abafana ku buryo bugaragara abafana bagaragara muri data hari abantu bafite abafana muri data bivuga ngo batari ko twebwe turebye muri data tubona abakunzi benshi abakunzi bacu baba hari benshi cyane iyi kipe yitwa Rayon Sport igiye gutanga isomo ku kijyanye n'abantu iyi ni ikipe y'abantu mugiye gukuraho data ikintu cyitwa ikipe ya data y'abafana bo muri data ose urajya kuzamuka i Musanze sibabwira komeye hariya ni yakini Musanze Nyamukandagira bahita Nyamukandagira nuko yitwa Nyamukandagira mu kibuga cy'Ikarasi Mitungo okay ubwo niyo APRFC tekereza kuba ikipe iri ku mwanya wa kabiri sibyo sikomeye sibavuga ko ikomeye irakomeye cyane nayo ifite ibikombe byinshi yego ugiye gukina i Musanze ukazamuka na bisi 8 zonyine kandi nizo 8 hari menye zitarimo abantu zo gukora video gusa twebwe urugendo rugihuye ndabanza ngo kumbuze cortege mbere uko ngera kubizabira mu kibuga imodoka ya mbere izagera ihuye ndi kuvuga umurongo w'imodoka iya nyuma nayo ihagaze ihuye iya nyuma ihagaze hano mu mujyi wa Kigali umurongo w'imodoka
ubwo biroroshye ko ntabwo imodoka zizaba zigenda abantu bazagendera hejuru y'imodoka bazagenda batondagira hejuru y'imodoka nese wanyura he ntabwo zaba zigenda nawe uzaba ugenda iki bazagendera hejuru y'imodoka tuzakora urwo rugendo rwo guca hejuru y'imodoka hanyuma rero tugeze mu kibuga Robertinho avuye mu rugo ari kwiga systeme nshya yitwa Tikala. Ni ndabisobanura ni tiki-taka catenaccio do Rayon Sport. Tikala iyo ni systeme mbere na mbere yo kubanza gutambaza umupira ariko nawe ukaba utatsinda igitego mu izamu rya Rayon Sport. Tubonye clean sheet uyu munsi. Hanyuma rero akigaruka abanje kugusogongeza hano ikigara abantu bose bareba hari ikinjiye mu izamu rya Rayon Sport se hari cyabaye nubagerageje kurega gatuza umutuku yabonye hariya rero nta muntu yirega hanyuma kuri Kiyovu waratangaje bavuga ngo mudakinisha system ya 0011 kuri muko mudakinisha system turimo turasoza imikino ya ibanza ya shampiyona turashimira cyane abakinnyi bose bose twakinanye iyi mikino ibanza yose nayo mpamvu prime yatangiye kuzamuka ngena mwibonye ko abafatanya bikorwa batangiye kwiyongera harimo twabo